umusa kuki mera agiye kugenda avuga ati ni umugabo mugabo gaseni katumenye kugaragaza nk'umugabo mugabo kateye gute tunumvisheho gatoya zambaseri nuko ubu nyine biza bigira gutya bakandushaga amanyama ariko ibintu byose njenza mbikora neza ndi umugabo wama ufite abagore abangana ariko sinza nshinye mu mugore wanje nico kintu ciza ngira amureba nabi gusa zamureba gusa nabi akamampa ampururiza abasirikare bazama bazabona mu kuzipaso z'amata namurebye akoza ndeba nabi naje ndakizi tisho uyu we iyo agusuye ngo gukoresha amanywa nijoro ntimumuvugeho mumuha amahoro njyewe nzanje araza sibyo mufitanye na gahunda none wakaza nko kugusura kaza yambaye nk'ako kajipo ahita yicara kwa kundi mwicara gutya urabibona hano hose ari tayari noneho hakaba ari umudayimoni ukuri mu kuvuga ati mwana wanjye wahojeje urima nyine nuko wamuzanye tubahumye ryari mwana wanjye wahumye ryari noneho kiwemera ko ugomba guhura n'umukobwa muri mwenyine agomba kuza kugusura iwawe nuko uba witeguye ibyo bintu Eh, ahubwo nuko uba ushaka ubishaka. ibyo bintu biba jewe nambaye ngiye nko kukica nubwo nyine ibyo bintu ntabyo nzi ntabwo iminwa yagendanaga n'amajwi okay wenda ngewe nubwo nyine ntabyo nzi ntabwo ndigera nkica ariko ndamutse ngiye nko kukica kipfishije nakarya agiye kaza kahwereye noneho kwipfusha gutyo bajya bigiramo uruhare kakaza urumva akagasukira nka fokazini data mwiza nukuri turaguhamagaye uri imana nziza ayiwe mana we nukuri twarakumenye turagukurikira ariko uzutugirira neza bacu ukuga nk'itimu yose ya munyana uri kubona ahangaha waratugasaniye utugirira neza ntituzatubura umutsima icoco ntituzatukibura igikoma ca mu gito hajya narakiziza ubwashize Ninabasuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show umunsi ku wundi nasuye Ketchup kuri tele ya Ketchup Films naho akinira filime ze cyangwa se imwe muri seri nshyashya niyo mpamvu namusuye kuri tele ye ngo tuganire atubwire imboni imvano ya filime ye muri rusange. Ketchup ngo wahe ikaze kugira ngo ndasuzugure mu byereka kamere kuri nyirurugo urakoze cyane yego nyine byabyo nibyo Fresh Ketchup yego ni tele twagusuyeho y'abakinnyi bawe mukina muri filime y'umwihariko kuri chaîne ya YouTube ya Ketchup Films. Ndatangira nsaba unyegereye ko twibwira mu byubahiro byanyu muri bande mukina muri bande kubera iki muri gukina mu hano murakoze njyewe banyita mama munyana akaba ariko nitwa muri filime akaba ari umukobwa wanjye nkunda cyane ubwo agira aho ngaho akandumbira ariko nyine ndamukunda ya Ketchup cyongeye kwikinisha gukina kuko ntabwo ari kwikinisha nyine gusaba uko uzakina ntabwo ari ukongera gusaba ndumva ahubwo iyo filime ni nshyashya ikiganiro ndatekereza aricyo kiri bugende mbere ya filime ni filime irimo amasomo menshi ibintu dukina muri filime aba ari ibintu bibaho hari igihe umwana kubera mubi kubera wowe mubyeyi uba utahaye umwana wawe umwanya ngo akubwire ikibazo afite ahubwo ukaba ari wa mubyeyi umwuka inabi no kumubwira ko ari ikigori birangira umwana n'ubundi abaye ikigori uburyo bwo murumbiramo rero bwatewe nawe ariko ntabwo wayireba aka kanya ngo uhite umenya impamvu birasaba kuzayikurikira ni filime nziza ariko byo koko nari umukobwa mwiza nyuma ndamurumbira nk'uko abivuze ariko kurumba ahanini nabitewe nawe Umusasalamu wowe witwa nde salamu amazina asanzwe cyangwa impamvu ndi hano ko ndi kwitwa okay amazina ni menshi bitewe n'ibikorwa byaduhurije ahangaha aho
yitwa Kai ariko aka kanya duhagaze yitwa Mugabo. kandi atari umugabo we. ngiraho wimbwa Ako kantu ntago ari keza. Ngwino. Mere ako kantu. Eh, eh, Ako kantu ushyizemo. bazarebe ko ari umugabo. Rata nawe twibwire. Murakoze, banyita Diane. Nkaba ndi inshuti ya Munyana. Ntabwo rero kwakubereye. Ntabwo tuziranye birenze. Ndamubera imbwa. Aracyari mu Ntarajya mu n'utari uhari. wowe bakwita. Kitwa Gasukari. Amuvugire. Ngaho ivugire. nitwa Kabuto ariko aka kanya mpagaze nka Gasukari. Iryo zina mwana. Niwe waryitiye. Sibyo? Eh, naricaye biba ngombwa ko amazina ahinduka riba ari ryo rihita riza. Rero abakinnyi bari ahangaha reka nkubwire Agapiripiri. harimo abantu bavugira inyuma ya kamera nk'uyu arimo ariko imbere ya kamera uba urumva nta mahoro Oya ari umukino. ntabwo nyitinya ariko harimo n'imyaka ndetse cyane. Ziguze gasi. oya ni Ni umwana kabisa cyane. Umwana mwiza kabisa. Njye mbyiziho ubwo bo hari iyindi mpamvu bari kuvuga ko ntari umwana mwiza. Iraca hehe? Tujya mu buzima bwa filime tujya. nk'uyu kayi twatangiranye mbere ntangira amashusho noneho ye ntuyakinaga yitwa kayi ntabwo ari ryo zina rye mu buzima busanzwe. Na Kabuto nawe hari ahantu riva ntabwo ari irye risanzwe nawe twarakinanye hashize nk'amezi ukwezi kurindwi dukinana Dezira niwe mushyashya. Ikindi uriya mama wagiye mama wanjye yakinnye muri Sirimo n'ubundi ari mama wanjye yewe rero ahanini ni abantu dusanzwe tuziranye nubwo Jazira ajemo hano vuba ariko mu bundi buzima turaziranye n'umuvandimwe. Ikindi ni timu nziza kandi ni abantu twahuye kubera imvugo nkoranyambaga navuze ko nshaka abakinnyi baranyandikira usibye kayi twahuye na director wa Minisitiri. Hari n'abandi badahari uyu munsi ariko abenshi nibwo twahuye. Hari abantu rero bajyaga bavuga yuko ngo ntisubiza mesaje ntagira gute ni gake gake abenshi bagiye bababona muri izo nzira zatambutse abenshi barimo batari hano ni uko nguko twahuye. Ikindi ni abakinnyi b'abahanga ikindi bafite ibintu bikenewe ku mukino si ukumenya gukina gusa ngo wumve ko mu mutwe wawe uzi gukina ariko usange nimba seti bakubwiye ko itangira saa 2 wowe uje saa 4 unaseka rwose wazindutse hari ibintu byinshi kuri filime biba biri kwangirika. Rero ni abana beza ni abakinnyi beza sindi kubavuga ko bahari ni ibintu byigaragaza hari n'abandi babazi ntabwo ari njyewe ubazi njye ni abantu bumva ni abantu muba muri kubiterwa kandi Ni seri nshya mufite izagica kuri Ketchup Films. Ubwo nanareke n'abakurikira iki kiganiro kunyarukira kuri chaîne ya YouTube ya Ketchup Films bakora subscribe kugira ngo babakunzi ba filime zacu kuri Ketchup TV show bajye bazibona kuri Ketchup Films muri rusange. Umusa kuki mera agiye kugenda avuga ati ni umugabo mugabo. Gaseni katumenye kugaragaza nk'umugabo mugabo kateye gute tunumvisha ho gatoya. Mere turamenyera. Yewe impamvu avuze kuriya umukwe we ariko atemera. Impamvu anshinja kuba umukobwa we ko yamunaniye ari byo byaturutseho. Wenda afite n'izindi mpamvu ziwe wenda bazakurikirana azabasha gukurikirana ino filme cyangwa se ino season nibo nyine bazajya bayibona neza muri detail ikintu ku kindi. Rero amfata nk'umukwe cyangwa se umugabo
w'amafuti cyangwa se mbwa reka mvuge uko yabivuze nubwo ako kantu atari keza. Nyine bikubiye mu bintu biri muri iyo filime, hari aho nyine kuko urebye uko umukobwa wazaba ameze bigaragaza nyine ko nshobora ariko siko so nawe rero yari abikuye. ariko gese jenda tukagere clear mu buzima busanzwe tugiye wenda out of filime biba bigenda bite kugira ngo umusore abe yarura umukobwa kandi usanga ngo yanumbirije umwana yakoze iki usanga umukobwa uvuye mu rugo musuye rimwe kabiri ntacyo urakora umusore usura uko waje ukaba ari gutaha. oya ntabwo ariko buri gihe bigenda uko musuye ni gutaha ntabwo njye nsurana kubera iki ntabwo mbikunda naya wowe utakitonda se uyu we iyo agusuye ngo agukoresha amanywa nijoro. ntimumuvugeho mumuhe amahoro. njyewe nzanje ariko Yego. muri munyana ngomba kuza ndeka ahubwo njyewe nkakora icyanzanye si ngombwa ngo umpamagare. azi ikiba cyangwa kuko wampaye karibu. bigenda gute nyine ngo umusore arura umukobwa bibaho se ubundi umusore yararura umukobwa byashoboka nk'uko n'umukobwa yararura umusore. Nibyo ko ni ukuri. abaho abwo turura cyane oya akurarura ate duha urugero. umukobwa araza sibyo mufitanye na gahunda noneho akaza nko kugusura akaza yambaye nk'ako kajipo ahita yicara kwa kundi mwicara gutya urabibona hano hose ari tayari noneho hakaba ari umudayimoni ukuri mu kuvuga ati mwana wanjye wahojeje urimo nyine nuko wamuzanye Wahumye ryari mwana wanjye wahumye ryari. noneho kuki wemera ko ugomba guhura n'umukobwa muri mwenyine agomba kuza kugusura iwawe nuko uba witeguye ibyo bintu ni ahubwo uko uba ushaka ubishaka. ibyo bintu biba ikintu kiba gihari iyo yaje yambaye ijipo wishyiramo ko akorohereje siba yoroshye n'ubundi ntabwo iba yoroshye gutetse umukobwa ajya gusiba yoroshye uba wishyiramo tayari ibintu kugira ibindi ahubwo yishyira mu uravuga reka ndarura aka kana k'akabandi kaze kundeba mu rugo ndi jyenyine sibyo kuko hari abandi bahungu ntiwabitekereza niba aje yambaye ijipo ireshya nk'iyi yanjye ukumva ko biri bworohe reka byoroshye gute none se mwagiye muza nk'abantu ageza gute yambaye ipantaro itari buke reka tubwire ukuntu aritwe tubararura reka mbanze nkubwire umukobwa nubwo yaza yambaye ipantaro iriho ingufuri ntabwo umuhungu yayikata none mwe muturarura muraka hari wari ugiye gusiga oya wisubije bwira ukuntu tubararura njyewe undi sinumva impamvu ugomba kubwira umukobwa ngo naza gusura mu rugo. mukundana mwana yego abapatiri bafite ahantu henshi baba bagomba guhurira cyangwa se yanagusura akagusura hari abavandimwe ari mu rugo bana n'ababyeyi aho icyo gihe urukundo rwanyu ngo jazira nawe urambura oya nawe nta n'uteze ni ukuri maze mu minsi iri imbere mu minsi nta kintu mvuze. ubwo rero mbese numva ko bigoye ntabwo bigoye ariko bigoye urumva nk'uko nagira umuntu imyaka 5 hano gusubiramo na rimwe iyo rero iyo musuranye aho niyo yamabi niho hantu ava gute abantu bakundana ari babiri turi abantu twambaye imibiri gute ushaka kujya gusura umuntu muri babiri n'umukobwa bishobora kuba ntabwo bikaba rimwe bigashokerwa Wabutembye byamamaye. Oya biraba bitari blague. Hari igihe nyine ujya gusura umuntu uri nk'umukobwa nta kindi kintu uri gutekereza. Ariko kubera nyine uwo mwanya ubundi umwanya ni ugena ibintu byose. Uwo mwanya mumarana niwo utuma hari ibyo utekereza kandi ukanabona ko bishoboka. umunsi ujya kurasa akanyoni byagenze gute
kurasa wenda se nagiye guhiga izanye kameze ngo mbo akanyoni keza gatuye haruguru ubu kari Okay. ku muhanda karamurengereye ngo bagende ararindiriye ngo twari icyo gikapu wareba kamera ukabwira abantu ko kantu gahari ayiwe ko wabaye, karabizi si wabaye. twabonye Si uko wabaye gute? si cyagiye twaje kukirebaho yamuhinduye shoferi pe ni ukuri yaramubwiye ngo cyakwe cyane ngo ni igishoferi cyane nguriya ngo kigiye kuzana ngo kigiye kuza kunyura ikayi si tumanutse Nabaho. ngo tumuciyeho ngo tsi ngo grrr gusa ngo nuvuga ko tambonye ngo kuri ndenze wari utugonze wenda baravuga ngo nyine ngo wa muntu utiraririye ntabwo abasha kurira ariko wamwumvise wa mwana dufite do ako ni Umwana. ikinyarwanda Ibaze ni ibintu ikinyarwanda ntazi. nari mvuze Ibaze ibintu ntazi umusore nshaka. utiraririye ntarongora inkumi si ikinyarwanda mvuze ibaze nk'imigani ntazi tubaza wowe igihe uri umwana. duturikije ahubwo mubaye utangajwe n'ukuntu uri umwana ukaba uzi ikinyarwanda cyo nize kumva neza mwese mwize nize neza ngo si igihari njyewe nambaye ngiye nko kukica nubwo nyine ibyo bintu ntabyo nzi ntabwo iminwa yagendanaga n'amajwi okay wenda njyewe nubwo nyine ntabyo nzi ntabwo ndigera nkica ariko ndamutse ngiye nko kukica kipfishije nakarya agiye kaza kahwereye noneho kwipfusha gutyo bajya bigiramo uruhare kakaza urumva akagasukira nka fokazini akamenamo na fanta ngo biraryohere nta kintu uri bubi hamara umwanya kagatangira kureba icyoroshye ati numva naniwe nshaka kuryama yarasaje nta kibazo ariko ariko siko biba karahwereye bimeze. akabyuka neza ibintu barabikora abantu bakora ibyo bintu ni ukuri ko imana Nuko izabibabaza Imana izaba. ni Siyani, inyamaswa urabona ko Ariko njye nditonda no mu buzima busanzwe usibye ko wenda banteraniye ari benshi barabizi ko utibaza impamvu bagutera erega no muri filime nditonda uri mugabo ndi umugabo wubatse hari abantu bavuga ko kandi usanga ari byo iyo abantu bahorana cyane bakundana urukundo ruriyongera sibyo bahura basuzanya n'iki noneho iyo banagiye bonana mu bundi buryo urukundo nyine rwiyongera cyane uburyo rukomera cyane mufitanye igihango abandi bakavuga ati iyo babonanye umusore rurashira umukobwa rukiyongera cyane kuko niko kuri ese kikiri kugira nko kwakira urukundo ruri kuzamuka biterwa biterwa umuntu abaye uri kuvuga ibintu byo kuryamana sibyo sibyo wari uri kuvuga noneho bigiye niba straight. umuhungu umuhuye ari cyo kintu yakwifuzaga none se ubundi mwakongera guhura gushaka iki kintu ni nyine ni ntabwo muba mukundana cyane ngo ibyo nibimara kuba ngo agende oya ahubwo ashyiramo imbaraga zo kukubeshya beshya yabo nibyo ashaka kwigendera waba ukunda umuntu kubera icyo kintu kigatuma agenda kereka hari kereka haba harimo ikindi kintu kibi wenda gukorera gituma ubona ko ubuzima bwawe bwaba buri mu kaga sibyo ko twese dukunda ubuzima ariko icyo kintu kibaye nta kirimo umuntu ukunda wamureka kubera icyo kintu cyabaye gusa uba umukunda ari sawa neza ntabwo ibyo mbizi ubwo uramutse ushatse umugore sorry gato ushatse umugore ugasanga yeye ntabwo ameze neza nk'uko uri kubitekereza kandi yaramaze wajya kuba kugaruza umugore wawe. nashaka twashakana kandi mwaba byaba bimeze neza usanze atabyemera uri umusazi kabisa reka nkubaze ni gute waba mu buzima uzicuza iteka ryose kandi ufite uburyo bw'amahitamo none se kumviriza ibintu bikagenda neza reka buretse nkubwire sibyo uretse Nawe ukiri aho ngaho njye ntabwo ndabona wenda nuko njyewe nigeze mbikoraho rimwe ariko si ibyo ngibyo ni uko wenda njye nigeze mbikoraho rimwe nkagenda ngakora mu nkono bitarashya ngo numve ko bimeze fresh ariko sindabona umuntu watetse ngo arinde yaru atarumva ko umuntu ari sawa Voilà. murakoze cyane murakuze iki Ataramenya kiganiro ubu kinongeramo sinarimure amagi. kuba nyirimo oya ariko nanjye murantunguye nanjye ibintu numva. muri kuvuga ni njye mwana hano kandi ntabwo byari bikwiye
kera kari kanditse ariko ni nta kiryo. ibitekerezo byawe ntabwo oya bari kunyita kadido ubu ngubu. ni ikibazo wenda sinzi niba narashatse cyangwa sinzi ariko ntubitubwire ushatse umuntu uzicuza iteka ryose no kugira ngo ukore amahitamo ukwiye neza uvuga ati hano niho nzafatirwa ari physically fit ari mentally fit ari financially fit witinda nakubanza nkakora amahitamo akwiye aho kugira ngo Aho akwiye ni ayahe? Ayo ni ayahe? Muyatubwire neza. Yego nari kureba. akareba k'akaguru nta mpfundiko ziri ese turi kuvuga ureba mugabo. Ntatu. hoya ni mwese narebaga nabasobanurira Reba bari. njye nakora Mhm. amahitamo akwiye Nkayahe? aho kugira ngo nicuze Nkayahe? icyo gihe yaba ahari Dukeneye ikiganiro cy'iwe. Cyakoze. Aho Sibyo, nanjye kitarimo nari abandi ngiye bantu. kumusabira. Sibyo? Nanjye Reba ndakimusabira. hariya ku muntu uri kukuvugira. kwigisha sosiyete abantu kumenya ese koko aho kugira ngo muzabane nyuma y'iminsi 10 bite mutandukana barata nuko ndashangaje. Twagiye. Okay. ariko buriya kayiba bimeze neza Ndahira. Tumaze umwanya munini twagiye. babarire David Mwana ngenda vana. kango bibe Cyangwa reka dusoze. Ubwo si bwo ubu tuzongera duhagarare kuri kamera ngo turimo gukina. Mushaka kunsimbura. Ayo twagiye. Kuri kamera. Sikurona uko nuko. Ukuntu gukinyama Yamurize gute? nyawe. Kunyanitse. Uko nteje abantu bose isi yose ukirande. Ni ayiwe kaferize zirangira se Twagiye ngo akose ngo. ndama ngusubiza iwanyu. Tuzize wa. Ndama ngusubiza iwanyu. menye cyane njye ufite amafaranga Oya nubwo ufite ifaranga kanje Yesu nozirebaho. Naje ukugari zo naguhishe. muguki shawe mwadufataga Oya. Oya ntabwo Badufata twagufata. kuri. mbashimire cyane filime ni yitwa Munyana. Ketchup ni ya actrice principale witwa Munyana Gasukari mugabo akina yitwa Diane. Hari n'undi witwa Fred uri inyuma ya kamera. right ni filime izajya ica kuri Ketchup Films y'abanyarwandakazi mukuri Fred subscribe watinze subiyaza ntiyari guca. Kandi Fred rero kunateye. Fred nuko ari mu gikari. Ariko nk'amasegonda 5 abaye aje. Kamerama wamuduhamagara. Aje. Ukareba uwo Fred waje. N'umwana mwiza nkunda cyane. Dore Namaki. Kuvuga yanuza hari inyuma. nguyu Fred. murakomeye Simbaye journalist. Eh. Mumbabarire. Nibyo wa. Oya, Muhereza okay. kuri video. Komera cyane Fred. mukomere dukomereza he mureke dukomerane Murakoze cyane. Nawe yitwa Fred. Yakinnye uyu munsi ariko nawe ni umukinnyi nashimye. Uyu mugabo rero ni umusazi. Ntugire ngo ari seriyo. Zambaseri. Yeah. Nuko ubu nyine bizabigira gutya. Bakandushaga amanyama. Ariko ibintu byose njenza mbikora neza. Ndi umugabo wama ufite abagore abangana. Ariko sinza nshinye mu mugore wanje nico kintu kiza ngira. Amureba nabi gusa. Zamureba gusa nabi akamampa ampururiza. Abasirikare bazaba baza bona mu kuzi paso z'amata. Namurebye akoza ndeba nabi. Naje cyo ndakizi. tisho Okay, uwa kabiri avuye. Sha. Dusoze dusenge Yego. bitaye. Dusenge. Nadusengera, akiya dusengera. Ubu kandi okay niba asenga mu kinyamurenge niba arinje mugize ga journaliste Usenga mureke oya uyu ntazazi ahubwo nyamama wanje wagize ukangiri nonsha mbimenya n'ameza wa Ngoma. Niko kantu wamenye. tugiye mama gusenga nivuga ikinyamurenge mama mwe nivuga muretse nije wowe interview uko nabaye umunyamakuru mwifate neza uko tugiye gusenga kandi nidusenga nta muntu wemerewe kukureba muhumirize twama tuyibwira itibuka ubu nyine twagiye data mwiza nukuri turaguhamagaye uri imana nziza ayiwe mana we nukuri twarakumenye turagukurikira
ariko uza utugirira neza bacu. Ukuga ngiyi timu yose ya Munyana uri kubona ahangaha waratugasaniye utugirira neza, ntituzatubura umutsima icoco, ntituzatukibura igikoma ca mu gito hajya narakiziza ubwashize. Mana nukuri turagushimiye kuri Imana nziza uza utugirira neza ukaturinda, waduhaye nyamama wacu hano niwe mukuru wacu, nukuri uza umuha umugisha kuzaza dukorera byose, turabikunda nawe turamukunda cyane nka timu ahangaha Ketchup TV. Nukuri Mana utugirire neza. None rero dore tugiye gutandukana, buri wese aciye undaciye, ariko uzotugirire neza wongera uduhuriza ahantu kugira ngo Munyana tuyikomeze. Abantu bayikurikiye bari kuyireba, reka mbumure gato mbabwire, abantu mukurikiye Munyana kugira ngo mutazoyibura, uko Imana icisha umwanya ndi kamucisha harundi hano, tuzongere tugaruke ga dushutinge zirangire, kandi muzoduhe support yanyu, nta kindi tubasabye. Mana aba bantu bagirire neza, baze bagenda bafyonde ahandi hajya yitwa gute wa, muzakore kuri subscribe, mukanda kazogera, musharinge n'abandi. Ese umuzoyira bamwe nyine mwishime mwenyine mwige, turabizi ko hanze hari abantu babagabo bibifu nkanje, ariko nje gasi ndi igifu ni mwifilime barahari benshi, ariko izobigisha hari n'abamama bameze nka mama wacu ariwe ajya nyina wuyu niki cyane mabukwe wanje, ariko kandi muri gusenga. None rero Mana nukuri uzabagirire neza abafana bacu bose, turabakunda cyane, muzodukurikire tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Oya nukuri urakoze, mwakoze kudukurikira abari bana bari nawe. ngatubwira ijambo rimwe n'abafana bacu. Nta jambo mvuga. Oya Mwakoze kudukurikira murabeho.